Imwe mu nkuru ziri kugarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ni inkuru ivuga yuko umuhanzi Kidumu Kibido yagize icyo avuga ku bamushinja kuneka u Rwanda. Ni byinshi nyine biri kugenda bigarukwaho kuri iyi nkuru. N'umuhanzi ukomoka mu gihugu cy'u Burundi yitwa Nimbona Kidumu Jean Pierre, ariko yamenyekanye nka Kidumu Kibido Kibuganizo, aho avuga ko abamushinja kuba ajya kuneka abarundi bahungiye mu Rwanda babeshya, ariko akavuga ko ngo izo nkuru ari inkuru zo mu kabari. Ikiganiro rero yagiranye na BBC i Nairobi mu gihugu cya Kenya niho yagize ibyo avugira kuri iyi ngingo, ndetse ndibuze nanakubwira ko mu gihugu cya Uganda naho bikomeje kugenda bikomera cyane by'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuyobozi wa Patriot League of Uganda General Muhoozi Kainerugaba yirukanye umunyamabanga ubwo nyine n'umunyarwanda Frank Marimungu Gashumba ku mwanya wa vice president wa PUR. Nyine ubwo ni ishyaka n'umundi uyu Kainerugaba anabereye nyine umuyobozi mu gihugu cya Uganda. Ubwo ni byinshi nyine turuze kugenda tugarukaho. Tutangirire rero kuri Kidumu Kibido Kibuganizo mu Burundi wamenyekanye cyane, ariko nyine nkuko nari nabikubwiye ntabwo ari ryo zina rye rya nyaryo, kuko izina rye rya nyaryo yitwa Nimbona Kidumu Jean Pierre uzwi nka Kidumu Kibido Kibuganizo. Uyu nguyu ni umurundi ushinjwa yuko rimwe na rimwe ngo aza mu Rwanda aje kuneka abarundi ko baba mu Rwanda, rero akavuga ko ngo izi nkuru ari izo mu kabari. Ikiganiro nkuko nabikubwiye yagiranye n'ikinyamakuru BBC, aho yaraherereye hariya mu gihugu cya Kenya i Nairobi, aho yavuze yuko mu magambo ye yavuze ati nakomeje kujya mu Rwanda kandi nta na rimwe bari bambuza kwinjirayo. Hari abantu bavuga ibintu mu kabare ngo urabona ukuntu akunda kujyayo, abandi bati hari abarundi bahungiyeyo babyemeye kandi bakavuga ko ngo ngewe ngo njyango mbaneka ngo ibiki n'ibiki, ariko byose ni inkuru zo mu kabari. Rero uyu Kidumu Kibido Kibuganizo abajijwe uko yabyakiriye, mu magambo ye yagize ati ngewe nakomeje gukomeza kuba uwo ndiwe, ndirimba hano hirya niko nkorera amafaranga. Ubwo rero kuba nagenda si ikibazo, si nk'uko abantu babitekereza. Rero uyu Kidumu Kibido Kibuganizo yanavuze ko asanga nta mupaka uri hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cyiwe cy'u Burundi, ndetse mu magambo yagize ati ngewe iyo mbonye umunyarwanda mubona ameze nk'umurundi. Rero yavuze ko ibyo ngibyo ari ibya politike yigeze kubijyamo, ariko imwaro ariko ngo yabivuyemo ngubu ngo nta nubwo bikimureba. Ni byinshi nyine yagarutseho muri iki kiganiro na BBC, ndetse yanagiye subiza byinshi ku bijyanye n'ibivugwa ku bijyanye n'umubano w'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi cy'abaturanyi. Ubwo rero ni byinshi benshi kuba bamushinjaga nyine kuba ngo aza mu Rwanda ariko kuneka abarundi baba mu Rwanda. Ibyo ngibyo yavuze yuko ari ukubeshya, ndetse anahamya yuko ibyo byose ngo babimubeshyira nyine, ariko ngo bakamubeshya bibereye hariya mu kabari. Ubwo rero ni ukwibaza uti bundi umurundi ntabwo yemerewe kuza mu Rwanda. Ikindi se niba umurundi atemerewe kuza mu Rwanda n'umuhanzi, turenga izo mbibi zo kuba wenda yaba uwo munyapolitike yaba umuntu runaka wo mu rwego runaka ariya wo mu Burundi cyangwa mu Rwanda, ibyo byose ndibaza ntabwo yemerewe kuba yaza gukorera ibyo bitaramo mu Rwanda, kuko mu minsi ishize nibwo twabonye aza no mu biganiro bitandukanye hano mu Rwanda. Yakoze igitaramo mu Rwanda, ni byinshi muri bare yari ahari. Umuhanzi, umukinnyi w'umupira, entertainer uwo ari we wese, nekereza yuko kuba yava mu gihugu kimwe ajya mu kindi bitakabaye bireberwa mu ndorerwamo ya politike nyine. Uyu nguyu rero Kidumu Kibido Kibuganizo yagendaga abishyiraho umucyo avuga ati abo ngabo babivuga n'ababikora, ariko nyine babikoreye
mu kabari babivugishijwe n'ibyo n'akantu bamaze guterekamo nyine ni byinshi yagiye agarukaho. Reka mvaho ngaho nerekeze mu gihugu cya Uganda, aho umuhungu wa Perezida Museveni akaba umugaba mukuru w'ingabo za Uganda ndetse icyarimwe akaba n'umuyobozi w'ishyaka rya Patriotic League of Uganda General Kainerugaba Muhoozi akaba yamaze kwirukana umunyarwanda witwa Frank Marimungu Gashumba ku mwanya wa vice perezida w'iri shyaka bayoboye babanamo rya PRU mu gihugu cya Uganda, aho General Muhoozi Kainerugaba yasimbuje Gashumba witwa Kiriowa Kiwanuka ahoze ari intumwa nkuru ya guverinoma ya Uganda muri manda ya Perezida Museveni. Ni manda ishize. Ahangaha rero mu mpinduka zakozwe kuri uyu wa 15 Kamena bwo hari ku munsi w'ejo, General Kainerugaba Muhoozi akaba umunyamabanga mukuru w'iri shyaka rya PRU David Kabanda Ntyazo ashyirwaho uwitwa Fadili Twala, ndetse Kabanda ari nako azakomeza kuba umwe mu bagize komite nkuru ya PRU. Hari kandi n'abandi bayobozi basimbuwe, abandi bahindurirwa imirimo. Mu kiganiro cyitwa Entuga gica kuri Radio 4 mu gitondo cyo kuwa 15 Kamena 2026 nibwo ku munsi w'ejo nyine Gashumba yabajijwe n'umunyamakuru Kungu Ali Mahadi Adam uko yabyakiriye, avuga ko yatunguwe ndetse anavuga ariko ngo yatuwe umutwaro wari umuremereye. Yagize ati niruhukije nge nka Gashumba, PRU yari imeze nkaho yanzitiye. Nzashimira General MK cyangwa nyine ni General MK ni kubwo kumpa umwanya nanjye ngashyire itafari ku izina rye, kandi ubu ndigenga. Hari ibintu ntajyamo ndetse hari n'ibyo ntajyagamo nkifata, ariko ubu ndigenga. Kabanda we yavuze ko yavuze ati nari narasabye gusimbuzwa kuko hari abari bamereye nabi kuko nituma batagera ku byo baba bashaka. Kuwa 14 Kamena 2026 nibwo amakuru yari yasohotse avuga ko inkuru nyine zari zatangiye zivuga ko hari umwuka utari mwiza hagati ya General Kainerugaba Muhoozi ndetse na Gashumba, bitewe n'amagambo aherutse gutangaza ku ashobora kuvuka 23 mu gihugu cya Uganda mu gihe ikibazo cy'abanyarwanda cyakomeza kwirengagizwa. General Muhoozi rero yavuze ko bazanabiganiraho bombi kugira ngo babifatire umwanzuro. Ni byinshi bikomeza kugenda bivugwa, kandi subscribe, like, share ndetse na comment hano kuri The Quick Times News. Komeza uryoherwe n'ibiganiro byose tugenda tukugezaho. Yitwa Pastor Govinda. Komeza uryoherwe na gahunda zose The Quick Times News igenda ikugezaho 5 kuri 5.